ngo mbaye inkuru ishyushye yishushe rwose cyane hano mu Rwanda muri industry y'imikino n'imyidagaduro, kuko twe tujya tubibabwira ko amakuru agizwe hari icyo tubategurira kugira ngo mugume kuba updated. Kimwe mu bikomeje gushyirwa mu majwi nk'ibituma urwego rw'abakinnyi b'abanyamahanga bakina mu Rwanda rugabanuka harimo ngo n'inkumi z'i Kigali, yewe ngo n'inzoga agatama. Ibyo ni bya bindi bishimisha umubiri binakina n'amarangamutima ariko bigenda biwumunga. Rero aha inkumi z'i Kigali zikaba zatunzwe urutoki mu byangiza abakinnyi b'abanyamahanga. Ibi byatangajwe n'umukinnyi ukomoka Burundi, Rukundo Abdul Rahman uzwi nka Paple ukinira Rayon Sport, aho yagaragaje ko abakobwa n'inzoga biri mu bituma urwego rw'abakinnyi b'abanyamahanga bakina mu Rwanda rugabanuka cyane. Uyu mukinnyi yabigarutseho mu kiganiro yakoranye na Akeza Sport y'iwabo i Burundi. Ariko se uyu mukinnyi we buriya nibyo wagira ngo yadutanze, kandi abakobwa b'iwacu ngo ni beza, ariko agatama iyo kajemo nako gashobora kubakurura. Ubwo yari abajijwe inama yagira umukinnyi uvuye i Burundi agiye gukina mu Rwanda, Rukundo yagaragaje ko ibintu byo kugendera kure i Kigali ari abakobwa n'inzoga. We yagize ati rwose inzoga ni baby, inzoga ni baby, inzoga ni baby, inzoga ni baby, nibyo birangaza abakinnyi b'abanyamahanga hano mu Rwanda. Baraza bakirangarira inzoga ni baby bikabatwara, ngo n'utubyiniro niho bo babona ko barangarira. Inzoga ni baby, inzoga ni baby, inzoga ni baby. Abakobwa n'inzoga, ati agomba gutuza kuko mu Rwanda haba ibirangaza byinshi nk'utubyiniro, abakobwa n'inzoga. Iyo ugiye muri ibyo bintu bitatu urwego rwawe ruhita rumanuka cyane. Uyu musore amaze umwaka muri iyi kipe ya Munzove hariya kuri Skol, cyangwa buriya ava mu myitozo yicira mu ruganda rw'inzoga we, nyuma yo kuyijyamo avuye muri Amagaju FC. Uyu ndetse ari mu bakinnyi beza muri shampiyona bakina hagati mu kibuga basatira. Ubwo yari abajijwe icyo yahindutseho agereranyije ayo makipe abiri, uyu musore yavuze ati muri Rayon Sport nasanze nkina ku mwanya umwe na kapiteni Muhire Keve, kandi n'umukinnyi mwiza cyane. Rero umutoza yakundaga kumukinisha kuko mu 2019 barakoranye cyane ubwo bajyanaga mu matsinda ya CAF Confederation Cup. Paple yakomeje avuga ko muri uyu mwaka w'imikino wa 2025-2026 yifuza kuzaba umwe mu bakinnyi beza, ndetse afite intego yo kuzahesha ikipe ye igikombe cya shampiyona. Ariko ndumva yabanza tera umugongo byabirangaza bibiri byabizungereza iby'i Kigali. Yavuze ko bagenzi be bakomoka i Burundi bamubanjirije kuza gukina mu Rwanda abakunda kugarukaho cyane ari Ami Cedric Kwizera Pierre na Hussein Chabalala. Rukundo yanashimangiye ko iwabo hari abakinnyi benshi bafite impano yo gukina umupira w'amaguru ariko nta mikoro ahagije ari nabyo bituma beza bahitamo kuza gukina muri shampiyona y'u Rwanda. Noneho twebwe nk'abakurikirana imikino ya hano mu Rwanda, umupira ruhago hano mu Rwanda, turagira ngo tunamugira inama twebwe. Ese waretse ako gatama nawe niba ubona kagusubiza inyuma mu mikino yawe, mu mikinire yawe? Rero aya makuru sinzi, uyu musore rwose
wagarutse ku nkumi zo mu Rwanda. Ese koko namwe niko mubibona? Ese mujene, ese musore, ese mugabo, aho uri wowe, inkumi z'i Kigali inkumi z'i Kigali zagusubiza inyuma mu mikorere yawe? Rero ubu ngubu uyu mukinnyi yabigarutseho, ariko n'abandi bakinnyi nubwo babihisha, we yabashije kuvuga icyo yabonye ku mutima we. Ariko twe turizera ko wenda ataba zigenderamo cyangwa ngo zimurangaza ahindukire arebe inyuma. Rero bakunzi bacu, turabasezeranya ko amakuru agezweho aricyo tubategurira. Reka tubifurize umunsi mwiza, mugire ibihe byiza aho muri.